Imana yambwiye ko hari abantu igiye kurengera uyu mwaka utari washira. Turi ku itariki ya 17 arabura ukwezi n'iminsi 12 n'atari n'itatu. Muri uku kwezi n'iyi minsi ukuri ku itariki ya mbere y'ukwa mbere nijoro saa 6 z'ijoro uzaba upfukamye ahangaho ushima Imana. Kandi ntago ari ishimwe ry'umunsi umwe. Imana ijya kugukorera ikintu iguha ishimwe ry'igihe kirekire. Mwavuge cyane haleluya. Ishimwe ry'ingo iri abarwa ya nyuma watanze igiye kuyihesha agaciro. Sawa, reka dusengera abo ngabo. None se Imana seyo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yasirangarana izabatabara vuba? Tega ibiganza nk'umuntu ugiye kwakira mu izina rya Yesu nguhesha umugisha. Mana, ibi biganza ndabisengeye. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Mugisha, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana yampaye kugira ngo turiganireho. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 18, turahera ku murongo wa mbere tugere hepfo gatoya. Twihute tugereyo kugira ngo dusomere rimwe tugendane. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 18, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze hepfo. Reka dusome. Hari ijambo rivuze ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubahaga Imana ntiyite no ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite no ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akagira gute, akandushya. Umurongo wa 6 n'uwa 7 naho ngaho ruzingiye. Haravuze ngo, nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvishe ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana seyo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na ryari yemwe na nijoro? Mbese yazirangarana? 8. Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Mbarizo mwicaranye ngo mbese kwaje kugutabara arasanga ugifite kwizera, cyangwa kwaragiye? None se kumutinyi mumbariza icyo kibazo, tese kwaje kukurengera no kugutabara arasanga ugifite kwizera? Ariko ntacyo, nubwo yasanga nta kwizera ufite, mwarimu Sipiriye aradufasha kwizera, yenda Imana igutabarire kubwo kwizera kwenda. Ariko turashima Imana ko Imana ari Imana ishobora byose. Reka tuyihe icyubahiro. Sifa kwa Mungu. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo umwanya utari munini.
hanyuma ntambutse message Imana yampaye kuri aya magambo, ubundi duhe n'abandi bavuga ubutumwa. Sifa kwa Mungu. Ndagira ngo mbanze kugira ngo tuganire kuri abagabo babiri ngewe nabisi bikenya. Buriya igikenya cya mbere n'uyu mugabo Bibiliya yise umwanzi. Umwanzi nta fromire agira, ariko niki ni umwanzi. Uyu mwanzi rero namwise igikenya rwose. Kubera iki? Uyu mwanzi ntashobora kugutinya ngo nuko yenda ufite amashuri, ntashobora no kugutinya ngo nuko yenda uri inzobe. Ekada don umwanzi nta nzobe atinya, nta gikara, mbese nta mashuri, nta mafaranga. We ni umwanzi nyine. Donko ni umwanzi w'ibyiza ku buzima bwawe. Hanyuma ndongera mvuge kuri uyu mucamanza nawe w'igikenya. Impamvu nawe namwise igikenya, ni igikenya cy'ikihebe rwose. Nawe ubwo arabizi ko atubaha Imana, atita no ku bantu. Tekereza umuntu utashobora kubaha Imana ngo anayitinye. Reka tuganire kuri aya magambo. Uyu mukecuru cyangwa uyu mupfakazi Bibiliya ivuga, icya mbere tugomba kumvikanaho yari umunyamasengesho, yubaha Imana rwose, anayisenga, anayinginga, mbese anakiranuka rwose. Kubera iki? Iyo aza kuba uyu mupfakazi atubaha Imana ngo abe n'umunyamasengesho, ntago Yesu yari kumufatiraho, kumuciraho umugani aganisha kuri we. Nuko yari yarabonye ko uyu mupfakazi yubahaga Imana, yari n'umunyamasengesho. Hanyuma rero ahura n'ikibazo cyo gupfakara. Niba ari ikintu kibabaza ni ubupfakazi. Ntago napfakaye, ariko abo twagiye tuganira bose bahuye n'icyo kibazo. Icyo kibazo ni ikintu kibi kibabaza rwose, gupfakara, kubura umuntu wakundaga mu buzima. Hanyuma rero uyu mupfakazi amaze gupfakara, hahaguruka umuntu Bibiliya yise umwanzi. Uyu mwanzi byagenze bite? Bari baturanye, kuko Bibiliya ivuga ngo bari mu mudugudu umwe, batuye mu mudugudu umwe. Noneho uwo mugabo arareba, aravuga ngo ubwo uyu mugore apfushije umugabo, mubabazi, nongera umubabaro kuwo yari afite, muzengereze. Ariko
ashaka kumuzengereza afite gahunda yo kuvutsa utuntu twe umugabo yamusizemo. abikora uti yigira inama arabango kugira ngo nzamugereho neza ndashaka gushaka uburyo nturana nawe inzu ku yindi. abigeraho aturana nawe muri rwa rwego rwo kumubabaza. arabango noneho mu gihe hari gahunda yo gucukura ibyobo bifata amazi, ngewe ntacyo nzacukura, amazi yose azajya ava ku nzu yanjye azajya amanukira kuri wa mupfaka. ibishingwe ni ukuzatubirenza igipangu tubijugunyiriye, narambirwa azikuremo yimuke agende, cyangwa azanyinginge muhe make ameneshwa agende. kuko nyine ni umwanzi, ni igikenya, ntaho wamurega, ntaho wavuga, mbese ni igishitsi kiri aho ngaho. uyu mupfakazi ararira agira agahinda kenda kumwica. ubu ngubu muri iri teraniro hari abantu bafite agahinda, bagendana inguma, bagendana ibikomere mu mitima yabo, ariko Imana igira amaboko kwishobora kuba yaguhisha, ikaguhishana n'agahinda kawe. nakurebera inyuma nkabona nyine uri muzima, nyamara warashiriyemo imbere. hari abantu bameze gutyo. ntabwo nakira, birashoboka ko muri iri teraniro hari umaze iminsi ibiri atarya, hari n'uwaburaye yenda. ndabeshye? birashoboka ko hari n'uwaburaye akavuga ngo nubwo naburaye nta kundi nabigenza, n'ubundi saa sita nta kintu ndi bubone, n'uyu munsi ntacyo ndi bubone, reka byibuze mpungire mu masengesho. akaba yaje hehe? yaje mu masengesho, ari mu rwego rwo guhunga, avuga ngo Mana reka nguhungireho, yenda wandengera. yenda wagira gute? yenda wandengera. kandi koko uwo muntu waburaye ugiye no kubwirirwa iramurengera, nisohoka uhita usohoka ngo ihe ipura y'uyu munsi. nasohotse nawe usohoke ndaguha ipura y'uyu munsi. kuko baba bahari, ntabwo nkubeshye, baba bahari. hanyuma rero uyu mupfakazi agira agahinda kenda kumwica. ayoboka iyo masengesho, arasenga, ataha nta gisubizo abonye, agaruka bwa kabiri mu masengesho, arasenga n'Imana iraceceka. hari n'igihe Imana yicecekera neza ikaryumaho neza. Yesu ashimwe cyane. neza ikaryumaho, Imana ikaba ati mbo. hari igihe mu myaka yashize, mu myaka ariko ni ya kera, nigeze guhura n'ikibazo cy'inzara. inzara irandya kandi nyobora amasengesho hano, ariko ni mu minsi ya kera. nigeze kuza kuyobora amasengesho hano naburaye, ariko nyine ndi mu mavuta menshi rwose utanamenya ko naburaye.
noneho dusoza amasengesho hari ahantu nari ngiye kujya ariko mbura agatike kangezayo k'amafaranga ngahe 500. ndagenda ngeze mu rugo njya muri saro ndeba hejuru ku mabati n'abatesemani kandi ubwo nasengeye ahangaha abantu bose nasengeye basubijwe rwose ariko jewe kada ariko mwumva igitangazo ngeze mu rugo mbwira Imana ko niri imbere yawe naburaye ndanabwiriwe mbuze n'agatike kanjyana aho nagombaga kujya byibuze ngo ngire uwo duhura nawe ndengere biragenda biti ndayingingira iraceceka burundu neza nanjye nyine mbivamo n'abati okay reka ntuze niryamire ubundi tegereze icyo Imana yukore. Mwumva Imana nubwo icecetse ariko ibiri mu kazi. Reka duhe icyubahiro Imana data twese. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma hataye umudamu y'umukobwa yitwa Mahoro, uyu nyine wabaga hano mu nzu sengera akora amasuku, muramuzi ntago yaje ariko akomanga ku gapangu nabagamo. Ndagenda mbona afite inoti ya sensa ayizanye zingiye kuri aka gatoki aranga ngo umukozi unarinje kugusura. Yari yakazinze nyine kuri intuze yaza ko ahangaha ngo mbivuge yumva nta kibazo. Noneho ndamubwira ati nanjye mu byifuzo nashakaga inoti ya sengisa. Ati ye ati ko nanjye nze ndi igisubizo iwawe. Ndamubwira ati cyane rwose ndamusa ampiyo noti ya sengisa. Iyo noti ya sengisa ndatekereza ninyitegesha uwo ngiye kureba simu ngitefatiraho umunsi wa kabiri ntarya iyo nzara nzayikira nabandi oya ntago nkigi reka muri iyi noti ya sengisa. maze kumusengera Imana imubwira ibye kandi ko karabibona. Nanjye ngarukaho irambwira ngo guhera none hano Imana yiciye umwaku ikamukorera ikintu byibuze akaba yaba uwa mbere mu kagari kose. Abati jewe nkurikije ibi bintu Imana yankoreye ndi uwa mbere gira gutya dore bari akira. Haleluya. Ngenda hamya ko mu kagari nari ntuyemo kashagasha mu mudugudu wa Kanoga cyangwa mu karere ndumva ndimo. Naho navukiye Mahere nigeze ndwara baravuza barananirana. Bananiwe bambwiye kunjyana mu bapfumu ndabyanga kuko nari nzi Imana. Imanukana ibiganza ndambika ingobyi bari bazanye kumpeka barayizinga mba muzima. Kabiri maze gushaka ndi umugore narwanye intambara nyinshi barandoze ntwita inda y'ibikeri amashashi bijangwa igera hanambara mariniyeri. Kubwo kwizera Imana nta mupfumu nagiyeho iyo ngiyo n'Imana yayinkijije. Gatatu none ahamagaze mu bitaro bya Gihundwe bahangejeje bankuye mu nzu yanjye banteruye mu ntebe nk'iyi. Ibitaro byansunikaga mu igare, ibitaro bibuza indwara biransezerera. Imana ituma umuntu nkuko yatumye uyu ku cyumweru irambwira ngo nibutse imirimo yawe nturo gupfa ukenyutse. Nahagurutse mu igare ndi kugenza urahaguruka. None se Imana muri kumva idakora? Uyu nguyu afite ishimwe n'igitangaza byibuze yaba uwa mbere mu kagari. Reka noneho tumvuye ku rwego rw'umurenge bati jewe naba uwa mbere mu murenge nkurikije iby'Imana yankoreye. Akira ninde gira gutya akira
ntimugapfushe ubusa imana yacu ngo muyiteze agaciro ngo ntagikora akira. Turi ku ishimwe ryo ku murenge, umurenge wose akaba ari wowe wa mbere. Aleluya. Ngewe nkurikije iby'Imana, shyira ku munwa neza bakumve nabi inyuma. ngewe nkurikije iby'Imana yankoreye ku murenge ndi uwa mbere. Aha ni ibiki rero? Icya mbere, bitewe n'akazi nkora, umwana wanjye nibarutse ejo bundi kuri 28, ntabwo bagombaga kumwandika mu mushinga wa kompansiyo. Kandi ntabwo bamwanditse ari umwana, bafashe inda barayandika, bayiha igikoma, bayiha sosoma, bayiha indagara, bayiha isukari, bayiha isabune, indirimbo, bayiha amavuta. none se iyo si Imana ra? Nyeganyeza uwo mwicaranye ngo se uri kumva Imana cyangwa nta Mana uri kumva? Turi ku ijambo rivuga ngo none so ubwo Imana se yo ntabwo izarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Twumvishe urwo ku rwego rw'umurenge, ndashaka ku rw'akarere nagire gutya. Ku karere ati ngewe ndi uwa mbere mu karere, nari mfuye iranzura, nari mbese uwo ku rwego rw'akarere nagira uki? Ndashaka gutya ari ku rwego rw'akarere. Haleluya, haleluya. Nimumpere Yesu icyubahiro. Ikintu nshimye Imana, ndashima Imana ko yampaye agaciro. None si Imana muyimpere icyubahiro. Nshimye Imana ko Imana yangiriye neza mu rwego rw'akarere. Ubu mfite diplome yanjye nayibonye gute? Kandi ntabwo narangije kaminuza, ariko mfite diplome mu rugo yanditseho Mutesi Jacqueline. Nayibonye nyihawe n'umushinga Imbuto Foundation uyimpaye kubera ko ndi marayika murinzi nshinzwe kwita ku bana ntabyaye kandi nkababungabunga. Iyo diplome rero ndayifitire mu rugo mu rwego rw'akarere. Ikindi nshimye Imana ko Imana yangiriye neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Nshimye Imana ko yanzanye mu mujyi wa Kigali, nimuyimpere icyubahiro. Nshimye Imana ko yangaburiye, yego. Ubu ndarya, navukiye mu muryango utarariye ifiriti, mvukira mu muryango utarariye umuceri, ariko nshimye Imana ko ndya umuceri ndetse nkagura oroji nari. Nimuyimpere icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ku rwego rw'akarere hari undi urifite ku rwego rw'akarere ngwino hano, wowe hirya ngwino. Oya no pana wowe uriye. None se Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro ku rwego rw'akarere? Haleluya, ku rwego rw'akarere. Noneho rero ku rwego rw'intara, ndashaka ku rwego rw'intara. haleluya. Imana dukorera ni Imana ikora. Haleluya, oh haleluya. Imana ishimwe. Ndashimira Yesu utarobanura ku butoni. Ndashimira Yesu umenya abapfakazi. Mu mudugudu ntibanzi, mu murenge ntibanzi, ariko Yesu aranzi, ampa byose kuko ari byose kumufite. Haleluya, Imana ishimwe. Shimiye Imana napfakaye mfite imyaka 26. Imana ishimwe. Ubu maze kugira 58. Haleluya. Ibyo mbishimira Yesu kuko niwe wandinze arandengera muri byose. Haleluya, Imana ishimwe. Turacyari ku rwego rw'intara kira. Ku rwego rw'intara ngwino. Oya uriya musore ku rwego rw'intara akira. Haleluya. Nundi nuka mu ntara. Haleluya. Nje ndashimira Imana y'amahoro, Imana y'imirimo. Mu kwezi kwa 8 nagiye kumva umudamu aramagaye ndani Kigali, arambwira ngo
sheri wanjye ngwino mu rugo imfura yawe irapfuye. Haleluya. N'abatize sheri wanjye ibi bintu bimeze bite? Ndabati komera Uwiteka ari kumwe natwe ariko ngiye kuza. Haleluya. Nafase imodoka ngera mu rugo, mageze ntageze saa moya sanga umwana yahinamiranye, umwana w'imfura. Sanga nagenda ndatera nshyira ku buriri biranga, ndamuryamisha biranga. Haleluya. Nibuka Imana yamamagaye, ndavuga wankuye urahaza Imana, none umwana w'imfura nawe gira icyo ukora. Uwo mwana aratambuka aragenda, yarakize ameze neza. Ndabishimira Imana cyane. ahubwo reka nkubwire, dukurikije ibintu byose twagiye twari dukwiye gutanga ituro. Ni ukuri kw'Imana. Ndashaka ku rwego rw'igihugu akira. Avuga ati ngewe ni reka mbanze uriya nawe ngukurikiza yakira rata. Ni ku rwego rw'igihugu akira. Ubundi duhite dusoheza aha ngaha. Yakoze ibi nibi. Haleluya. Cyubahiro ni icy'Imana. Yesu nashimwe. Hari igitumye ngiye kuvuga Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Kutangiye kurira. Nukuvuga ngo ngewe mfite ahantu mba, ariko mu nzu mbamo nayise Marumba. Haleluya, Marumba. Ndashaka kuvuga igituma nayise Marumba nuko Yesu yaje agaterura akahatereka kandi yanabivuze. Yesu nashimwe. Igituma mvuze muri urwo rwego kuko ni bakeya bazibamo ariko itaravuze. Amen. Yesu nashimwe. Ndashaka kubabwira uburyo yavuzemo. Nahuye n'umuhanuzi wa mbere nicaye ku gatebo, ndi kwicururiza hariya kuri kiriya giti kimanuka ku Banyamerika. Noneho ni Karaveri, abenshi nuva hari abamuzi. Noneho Karaveri itajya mu mwuka tugiye kumanuka uriya muhanda w'amabuye, arambwira ati Imana igiye kuguha inzu itabitewe n'uko wakiranutse no kugira ngo uheshe icyubahiro. Icyo ni icya mbere. Noneho nanjye ndavuga no mu cyaro ntayo nagiraga, buriya tuzubaka n'amabati 5 ariko mu cyaro. Noneho rero ubwo turamanuka umunsi umwe nza kujya mu cyumba cy'amasengesho twarayemo, ubwo ni inshuro ya kabiri ihita ikoresha umukozi w'Imana, aravuga ngo Mariya nahaguruke. Narahagurutse ndapfukama, aravuga ngo twese tumusengere ngo manye yikorera agatebo kuzuye vuka. Nuko aka gatebo kanje nikoreraga, ndashaka kubabwira uburyo Imana yanyuze mu gatebo ikantuza Kacyiru. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo ni intumwa ya kabiri yangezeho. Amen. Yesu nashimwe. Nukuvuga ngo agatebo kanye narakikoreraga nkirwa nzunguza Faizari. Muri Faizari izuba rikabirengeraho bigahinduka umukara. Nagese turangaje njugunya muri ruhurura, ariko aho bamaze kurambura ibiganza ubu nagwa nk'abantu 3 muri Kacyiru bari muri icyo cyumba basengera ko gatebo. Nukuvuga ngo Imana yanyuze mu gatebo, naragakubitaga ku mutwe nimba nageraga mu muhanda nkahumura, nimba nageraga mu muhanda nkanuka. Nukuvuga ngo nakururaga imodoka. Yesu nashimwe. Izo modoka nazikurura, noneho nacira ndagurisha 500 inanasi nizo nikoreraga. Noneho nabahora gurisha 500 nkategereza ko ari bunsubize ngo avuga ati mpere 200. Ati menamo. Nagendaga nzunguza ngo mbega Imana, ngo haleluya, ngo mbega Imana. Yesu nashimwe. Kuko ni bakeya bayizibamo yaravuze, ariko ngewe yaravuze inyeganyeza iminwa. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Nabanye iminwa y'Imana inyeganyega. Reka dukomere Imana amashyi. Yesu nashimwe. Reka dusoreze kuri uyu nguyu. Haleluya. Turi ku ijambo rivuga ngo buretse gatoya. Turi ku ijambo rivuga ngo none si Imana seyo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Mwese mvuge ngo hoya. Sawa. Ndashima Imana yo mu ijuru ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ku rwego ndashima Imana yajyaga imbwira mu mwana wanjye nzakugirira neza, mwana wanjye nzakubyibushya, nzakwambika, nzakubesha mu mazu, nzaguha ibikoresho byo mu rugo ibishaje ndabisohoye. Ndashima Imana yarambwiye ngo nta mafaranga ufite yo kugura ibyo bikoresho, ariko ndashima Imana ko yayatanze avuye mu rwego rw'akarere. Nanjye ubu ndyama kuri matora nziza.
nanjye ubu ufite igikoresho cyose Iryo naryo cyagiye mu rirafatika. nzu kizima. iryo naryo rirafatika. Nta muntu Imana yazuye urupfu yarurungurutse akira. Oya reka nawe waje se ku rwego, turi ku rwego rw'igihugu wakira. Ni Haleluya. urabona ngo yankoreye iki niki sawa. Haleluya. Njyewe namaze imyaka 2 n'igice ndi muri koma. Imyaka ingahe? Imyaka 2 Oya shyira ku munwa neza. Shaka unareba gutya ureba abakristo barebe neza ubabwire. Namaze imyaka 2 n'igice ndi muri koma. Ibiri. Mama yari atwite, navuye muri koma, umwana afite imyaka 2 n'igice. Umwana mama yabyaye nigeze hinja akoshima Imana ko yankuye muri koma. Ubu ngubu uriho. Ni ku rwego rw'igihugu ko. Ariko mbarizo mwicaranye ngo se Imana uri kuyumva cyangwa mbazi wo mwicaranye ngo se Imana uri kuyumva cyangwa wasohotse uri hano bimeze bite? Mwese muhaguruke mu nterero. Haleluya. Terogera grace venike tazala bandora grive. Iyo ni mirimo y'Imana. Okay, tugiye ku rwego noneho rw'isi. Reka tugende. Haleluya. 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 Nayinegereje yuko turi buvuga ibitangaza ku rwego rw'isi. Haleluya. Imana ishimwe. Nukuri Yesu aho umugisha Shadrake yaravuze ngo nawe Imana yazuye, nge Imana yaranzuye. Haleluya. Nakoze agisida ikomeye mu kwezi kwa mbere 2014, mitangwa muri koma. Ndagenda banjyana CHK mara iminsi igera kuri 2. Nge nakangutse nayikoze ari kuwa 4, nkanguka ari kuwa 6. Nukuvuga ngo mu gukanguka impamvu mvuga yuko nari napfuye nuko bambwiye ngo wageze hano gute. Ndavuga ngo nari ndi kwigendera barangonga, kandi ubwo ngo hari hashize iminsi 2. Haleluya. Ubwo rero nukuvuga ngo muri icyo gihe najyaga mvuga ngo Imana niramuka imbyukije gusa nta kindi nzayibaza bizaba bihagije. Nkabyuka byibura nkicara, nubwo najya ngomeza nicaye. Haleluya. Ariko ubu ndagenda. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe rero yakoze ibikomeye. Imana ihabwa icyubahiro. N'ubu uragenda. N'ubu ndagenda. Ngaho ni wirukange turebe. Vutura rwose dore. None se Imana seyo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira ukuri, izazirengera vuba. Nawe kurengera mu izina rya Yesu. Mwatuye kurengerwa n'Imana mu izina rya Yesu. Kuri tariki ya 17 mwatuye kurengerwa n'Imana. Mu kibazo ufite nurengerwa n'Imana mu izina rya nde. Yemwe muhaguruke mu nterero. Haleluya. Terogera grace venike tazara bandora grive. Dufite Imana ishobora bingahe byose. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bikagira gute bigakomera. Reka soreze kuri aka kantu. Imana yambwiye iki? Iyi tariki muyandi. Imana yambwiye ko hari abantu igiye kurengera uyu mwaka utari washira. Turi ku itariki ya 17, harabura ukwezi n'iminsi 12 muri uku kwezi n'iyi minsi. Ni ukuri ku itariki ya mbere y'ukwa mbere nijoro saa 6 z'ijoro uzaba upfukamye ahangaho ushima Imana. Kandi ntago ari ishimwe ry'umunsi umwe. Imana igiye kugukorera ikintu iguha ishimwe ry'igihe kirekire. Mwavuge cyane haleluya. Ishimwe ry'igihe kirekire. Ikomange gutyo uvuge ngo hera kuri nge Mana.
nihere kuri we kwicira umwaku, nihere kuri we kwicira umwaku mu bana bawe, mu ngo zawe, mwanzamure cyane haleluya. Hari abantu Imana igiye kurengera uyu mwaka utari wagira gute washira. Niba nta kwizera ufite nushaka kwaguruke witahire ko nta kintu waba waje kumara hano, ariko abantu bamaze iminsi bayitakira bayisenga ku manywa na nijoro. Aba bantu uku kwezi kutari kwashira, uyu mwaka utari warangira, dore ni ukuri kw'Imana. Dore umva Imana yambwiye iki, ibivugiye mu rusengero irabisohoreza mu rugo iwanyu. Aho ikibazo cyabereye, aho kiri naho ngaho niho Imana igiye kubirangiriza. Muzamuke gato ku maguru yanyu, utere haleluya uhagaze, uhagurutse gake, 1 2 3 we ya bene ya Mondrere. Ndagira ngo dusenge, muhaguruke muhagarare dusenge. None se Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangara? Ndababwira ukuri, izazitabara vuba. Izazitabara izazitabara ryari? Umuntu umaze iminsi yishimagura napfukame hano imbere. Kabiri, umuntu ufite inkovu imaze iminsi murya akishimagura, rimwe na rimwe ikaba yakongera igasaduka igakomereka aha. Umaze iminsi arwaye ibere rimurya, arishima arizamura akishima, yamanura akongera akarizamura akishima aha. Ndagira ngo dukoze isoni abadayimoni, tubashwishuze bave mu bantu rwose aha. Pfukama hano. None se Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Reka nongereho huyu muntu umaze iminsi yumva yasa, agati yumva bati ndumva bishakareye, hari habuze gato ngo niruke sare. Pfukamana mugire vuba. Akumva nyine yasara, nyine akumva habuze gato yaragiye, mbese nakantu kamugaruye ariko yarasaze byari birangiye aha. N'abantu Imana igiye kurengera vuba, mubigiye kurengera vuba ihereye kuri aba ngaba. Ntago iki kibazo upfukamiye aha ngaha uzongera kugipfukamira rwose. Tuzamura ibiganza duha Imana yacu icyubahiro. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Zamura ibiganza, zamura ibiganza duha Imana yacu icyubahiro. Dufite Imana ishobora bingahe yemwe byose. Kane, reka aba bantu bavugira icyarimwe. Uwa mbere ni umuntu ukuze ariko afite dayimoni yo kunyara ku buriri. Kabiri, ni umuntu ubangamiwe n'umwana, umwana we yabaye debile, agenda aba debile amureba. Donc agenda amureba akabona ari kugenda atakaza umuntu ayegereza kuba debile. Abo bantu mbashaka hano. Uwa nyuma ngiye gusengera ni umuntu wa depoje akamara igihe kirekire, noneho ubu ngubu kudepoza byaranze. Aravuga ngo n'Imana izanyuza handi sinzongera kudepoza ukundi. Imana irambwiye ngo iriya baruwa ya nyuma watanze igiye kuyihesha agaciro.
sawa reka dusengera abo ngabo. None se imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Izabatabara vuba. Reka dusenga Imana. Reka ngo dusengera aba bantu. Mwebwe muhagaze mwerekeza ibiganza, mutunge ibiganza hano imbere kuri aba bantu. Hanyuma twinginge umukozi w'Imana afate mikoro dufatanye. Jean Paul dusengere abantu Imana ibarengere. Nawe ahantu uhagaze uvuge ngo Mana mubugiye kurengera, nanjye unshiremo nanjye undengere. Meze nabi undengere. Mana data twese mu izina rya Yesu. ufite ubutware, ufite ubushobozi. Haleluya. Muri yo harimo imbaraga zikiza, harimo imbaraga zibohora ibihishwe, harimo ikotara biforestita andakore segererimo. Uri hejuru ya byose, uri ufite ubutware, uri ufite ubushobozi. Iyo twizeye ijambo ryawe, uri Imana ije kuturengera ikuvuga neza, kandi uvuze nonaha usengera abantu mu izina rya Yesu. Katole bandala zole bidifo, urengeye, biri horesria, utabaye, nafungukire kuri aba bana badepeje, nibakira akazi, abarwayi nibakire, baragaturuka tala shiri bini hondrele bol zarwanyaga abantu mu izina rya Yesu. Ibi mwaka wo gusaba twirukanye muri abo bantu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Kalabandara sole bini hondre bol toshe bakira imbaraga z'aborozi mu izina rya Yesu. Twirukanye kanseri, piyasi defo, ubusazi, nasile bini gwandara ubutabazi bwihuse. katola bandara gwandara sile Dushaka satani n'abadayimoni kandi waduza uyu munsi ibyadutwazaga igitugu. Sharala bandara sole bini hondrele bol tabara abagabo Mana, tabara abakobwa, tabara urubyiruko, tabara abasore n'inkumi, mu izina rya Kristo Yesu. Imbaraga z'iteraniro nizikora imirimo. Turagushimiye Mana, turagushimiye kukiza abarwayi. Ntago bazongera kwishimagura, ntago bazongera kurwara ibisazi. Ndagushimiye ko mbonye ibisazi bitunuka, ndagushimiye ko mbonye abazimu bahunga, ndagushimiye kuko zigitangaza, kandi ndagushimiye ko muri iri teraniro ukoze ikintu gikomeye. Ndagushimiye kuko uri Imana. Twese tugukomeye amashyi menshi cyane. Aya mashyi ni ayawe Mana. Muhaguruke mwigendere, dukomere Imana amashyi menshi cyane. Komera Imana amashyi menshi cyane. None si Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Izazirengera vuba. Nawe Imana iguhereho mu izina rya Yesu. Tega ibiganza nk'umuntu ugiye kwakira mu izina rya Yesu, nguheshe umugisha. Mana ibi biganza ndabisengeye, mbiheshe umugisha. Ibi perogera dry sivenike tazala bandora grive ya bena mondre. Ibi biganza mbihesheje umugisha. Ibi biganza mbyirukanye mw'inyatsi. Ibi biganza mbiremye w'igitangaza kwa Mungu. Ibi biganza ndabisengeye, mbihanuriye umugisha w'Imana, mbihanuriye kwakira mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje, tugukomeye amashyi cyane. Aya mashyi ni ayawe, n'izimpundu ni izawe. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza mu izina rya Yesu. Ongera uhaguruke